Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngaruka zo gukuramo inda. Hari complication cyangwa ingaruka zibaho zo gukuramo inda, waba wabikuyemo ugishaka cyangwa se waba wabikuyemo ku bw'ibyago. Izo ngaruka zishobora kubaho. Rero reka dukurikire cyangwa twakomeze dukurikirane ikiganiro kugira ngo dusobanukirwe neza. Rero nk'uko nari maze kubivuga, hari ubwoko bwo gukuramo inda nyinshi. Ushobora kuyikuramo spontaneously cyangwa se utabishaka. Ushobora kuyikuramo ubishaka ku bw'ibyago. Ariko rero hari ibyumweru tugenderaho kugira ngo tumenye niba koko ari ugukuramo inda. Ni ukuvuga ngo inda iri munsi y'ibyumweru 24 iyo ivuyemo cyangwa ukabona ibimenyetso byo kuva, kuribwa mu nda n'ibindi, ibyo bimenyetso cyangwa se munsi y'ibyo byumweru 24 nibwo tuvuga ko inda yavuyemo. Hejuru y'ibyumweru 24 uba warenze icyiciro cyo gukuramo inda. Rero hari ingaruka zishobora kubaho umuntu wakuyemo inda. Iya mbere ni ukuva cyane. Nk'uko nari mbivuze, ikimenyetso cya mbere cyo gukuramo inda ni ukuva. Iyo uvuye cyane rero byibura ukava hejuru ya lita 1 kugeza kuri 2 cyangwa kuzamura, icyo gihe uba wavuye cyane. Bisabwa guhabwa amaraso kugira ngo ugarukane ya maraso watakaje. Niba rero wanabikoreye mu rugo cyangwa ukabikorera ku bavuzi gakondo, ukabona uvuye cyane, ihutire kujya kwa muganga bagufashe, kuko udafashijwe ushobora no gupfa cyangwa se ukabura ubuzima. Ikindi, ushobora kugira diarrhea, impiswi, kubera cyane cyane iriya miti dukoresha kugira ngo duhagarike kuva cyangwa se nyababyeyi yegeranye, itera guhitwa cyangwa se ukagira diarrhea kubera nyine biriya binini tuba twakoresheje. Ikindi, kubabara mu nda no kugira isesemi. Ibyo twabivuze. Ikimenyetso cya mbere cyo kuba inda iri kuvamo ni ukubabara. Noneho ushobora kuba uri kubabara cyane, ukaguma mu rugo uzi ngo ni ibisanzwe kandi hari ikindi kibazo cyabaye muri nyababyeyi. Niba uri kubabara cyane, hutire kujya kwa muganga. Ikindi gishobora kuba mu ngaruka zo gukuramo inda, hari uburyo ukuramo inda nk'uko nabivuze kuri bya byumweru 24, wenda ugakuramo inda afite 18, 20. Icyo gihe umwana aba yaramaze kwirema. Nubwo tuvuga gukuramo inda, ni uko atabasha kubaho, ariko ibice byose aba bifite akiri muto, ingobyi azifite byose. Rero ingaruka ishobora kubaho ni uko iyo ngobyi ye ishobora kwanga kuvuka, kandi icyo gihe urava cyane. Noneho ukaba uri kuva cyane, ingobyi ikaba yanze no kuvuka. Bishoboka kuba ingobyi yarinjiye cyane mu nyama za nyababyeyi, bikanarangira na nyababyeyi ivuyemo, kubera ko ya ngobyi yabuze uko ivamo, bikarangira igisubizo bitewe n'ukuntu uri kuva ari uko nyababyeyi ivanwamo. Urumva rero kuva ni ikimenyetso kibi cyane. Iyindi ngaruka ni ukuba nyababyeyi yaturika cyangwa se igasaduka. Ushobora n'ubundi gukuramo inda, uburibwe buva cyane ni uko uba ufite ibise cyangwa icyo twakwita nk'ibise cyangwa se nyababyeyi biri kwikontracting, irimo imbaraga. Muri uko kwikontractinga rero uri kuva, bagucishije muri ecography basanga hari ibyasigayemo, bagiye kogereza biriya bikoresho dukoresha twogereza ababyeyi, bishobora gutobora bigakubita nyababyeyi, bikaba byanarenganya ababyeyi, bigakomeza mu mara. Iyo ni ingaruka ishobora kubaho mu gihe uri gufashwa, ukaba wagira ibyo bibazo. Cyangwa se nawe bitewe n'ibise, nyababyeyi ikaba yaturika gutyo, kandi nta gikoresho bakoresheje, ari uko nyine iri kwikontractinga ikaba yaturika. Ikindi ni infection. Ababyeyi benshi cyangwa se ababyeyi bamwe na bamwe bagira ama infection
nyuma yo gukuramo inda. Niyo mpamvu iyo wakuyemo inda tugushyira kuri antibiyotike cyangwa se imiti izakurinda kugira ama infection. Ibimenyetso bya infection hari kugira umuriro, kuribwa umutwe. Niba ubigize cyangwa se ubufite warakuyemo inda, ihutire kujya kwa muganga kugira ngo, kuko habaho indi abortion cyangwa se ukundi gukuramo inda bituruka kuba wakuyemo inda hagira ibisigaramo, icyo twita septic abortion. Noneho birabora, biborera muri nyababyeyi, utangira kuzana ibintu binuka, umuriro, kubabara umutwe, ndetse ukaba utinze na nyababyeyi yabora, karangira nanone ivuyemo. Rero niba ugize umuriro, umutwe, ibintu binuka warakuyemo inda, ihutire kujya kwa muganga. Ikindi ni ugupfa, ariko nyine urupfu rushobora kuva kuri izo ngaruka zindi utabashije kugera kwa muganga kare, ukaba havamo urupfu. Iyindi ngaruka niyo twita peritonitis. Nk'uko nari mbivuze, wagize ibyago cyangwa se wanabikoze ubishaka, ukuramo inda, hagira imyanda mike isigaramo, ikaboreramo, nabivuze, hakaza ibintu binuka, ukaribwa mu nda, ukagira umuriro, ugacika intege, ukaribwa umutwe. Ntiwihutire kujya kwa muganga ngo bagushyire ku miti. Icyo gihe iyo bitindanye, nyababyeyi iza kubora, aricyo twita peritonitis. Ibice bya nyababyeyi birabora, noneho wabitindana bikarangira nyababyeyi banayikuyemo. Rero niba ufite ibyo bimenyetso, ihutire kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe, baguhe imiti igukiza. Ikindi ni icyo twita vein thrombosis. Ni uburyo agace cyangwa se amaraso yibumbye akavura, noneho akava hahandi wenda tuvuge nk'ingobyi yari ifashe, agakomeza mu mutsi, ari akabumbe kavuze, kagakomeza muri circulation, kakaba kagera mu bihaha, ibyo twita pulmonary embolism, ukaba wahatakariza ubuzima. Ikimenyetso cy'ibyo bintu ni ugutangira kubabara mu gatuza, kunanirwa guhumeka, ndetse n'ibipimo bigatangira kumanuka. Rero urumva ko ari ingenzi cyane, niba ibi bintu byanakozwe, reka bikorerwe kwa muganga. Ikindi nicyo twakita nka secondary infertility. Secondary infertility, ababyeyi benshi usanga ngo niba wakuyemo inda umura waranyereye, ariko ibyo bintu byo kunyereza umura byo scientifically ntabwo bizwi. Ariko igishoboka, ugomba kumenya ubwoko bwawe bw'amaraso, kuko ababyeyi bafite ubwoko bw'amaraso bufite resistance negative, iyo ugize ibyago cyangwa se ugakuramo inda, ugomba guterwa umuti uzatuma uzasama indi nda bitagoranye. Rero niyo mpamvu nk'uko nahereye kare mbivuga, ugomba gukorerwa kwa muganga basanga ufite ubwo bwoko bw'amaraso bufite resistance negative, ugaterwa uwo muti, kuko tutaba twizeye umugabo wari waguteye iyo nda, kugira ngo umubiri utaha uzabashe kugumishamo ya nda, nizo zagenda zisubiramo zivamo. Rero ni ingenzi ko bikorerwa kwa muganga, waba ufite ubwo bwoko bw'amaraso ugahabwa uwo muti wa gamma globulin. Ikindi ni agahinda gakabije no kwicuza. Ushobora kubikora, yego ubu ngubu uri kubikora wenda spontaneous, cyangwa se urabikora ubishaka, nyuma ukazicuza kubera ko ingaruka wabonye nyuma utabashije kuzihanganira, kandi mbere warabikoraga wumva nta kibazo. Inama ya muganga rero ni uko gukuramo inda ku buzima bw'umubyeyi n'umwana ni ikintu gikomeye. Hari ababyeyi benshi tujya dutakaza bakaducika kubera yabonye ibimenyetso byo gukuramo inda, arabihishahisha, cyangwa yayiporovotse, niwe wayikuriyemo muri community, ariryamira, aza ari kuva byakaze yarembye. Rero ni ingenzi ko mu gihe ubona ufite uri kuva cyane, tabaza, uhamagara abantu baza bakwihutane kwa muganga, kuko icyambere iyo ugeze kwa muganga hakiri kare, utabarwa hakiri kare, ukabasha kurokora ubuzima bwawe. Murakoze rero, naho mu biganiro byacu by'ubutaha. Yari Midwife Dorcas.